yuharise Yego. kandi yumvire kandi ntusibe na rimwe kuyikorera. Haleluya. Ntusibe na rimwe gukorera Uwiteka Imana yawe yakugiriye neza. Iyo akoze ibyuzuye amashimwe ushima nanjye nshima, ntugasibe na rimwe kuyikorera. Haleluya. Amen. Gutunganira Imana yubana nayo nutumbira Yesu uzaba nkawe. Haleluya. Amen. Hari abatarakizwa, hari n'abandi bantu ngo byonyine numara gukiranuka, numara gutunganira Imana, ibyo watumbira Yesu ugasa nawe ubwabyo bizivugira. Nubwo utavuga bizavuga, abazabona ko watunganye hari icyo uzababwira, ngo bose bazamenya kugira ngo uteye maze bareke ubugome bwabo bitaba uwo mugabo uri mu ijuru. Haleluya. Imana icyubahiro. Haleluya. Nubwo utavuga, Haleluya. nubwo utakora, Azareba gusa. byonyine gutunganira Imana. Haleluya. Ubwabyo biravuga. Haleluya. Biravuga. Abakureba, abakubona, bari bati uriya ni wa murokore, uriya ni wa muntu w'Imana. Gutunganira Imana gusa. Haleluya. Bitari ukubipirata ariko bitari ukubiba mutabirimo. Iyo umeze neza, ibirenge byawe bihagaze neza mu nzira z'Isiyoni, ubwabyo biravuga kandi bitanga umuhamya. Haleluya. Nuterwa n'ibyaha usanga Yesu, kandi Yesu ni we shobuja, natwe dufite databuja. Haleluya. Dufite databuja tujya tubasha guhamagara ibintu byagoranye tukamubwira ngo databuja Imana ngwino turenge. Uburwayi butumereye nabi tugeze kure tugahamagara ngo databuja Imana. Iki ni igihe cyawe cyo kwigaragaza, kandi Imana yacu ijya yigaragaza. Hereza Imana icyubahiro. Haleluya. 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 Imana ishobora byose. Muri uyu mugoroba ndumva Imana yashyize amagambo ku mutima wanjye avuga ngo mbese imfatiro z'umukiranutsi zisewe, umukiranutsi yakora iki? Ikibazo gikomeye cyane. Imfatiro z'umukiranutsi zisewe, mbese ibyo yiringiye bivuyeho, mbese ibyo ahanze amaso bikuweho, umukiranutsi w'Imana yakora iki? Iki kibazo kuko tutajya tumenya icyo umukiranutsi yakora. Bamwe muri twe usanga baciye izindi nzira ariko batabashije kumenya inzira iri direkite y'icyo umukiranutsi agomba gukora. Ariko muri uyu mugoroba Uwiteka yaguhamagaye, nanjye aranzana kugira ngo twongere tuganire, kugira ngo twongere twungurane ibitekerezo ku cyo umukiranutsi w'Imana yakora. Haleluya. Ni ukuri Uwiteka uyu mugoroba yashimye ko wongera kumvisha amatwi yawe icyo ushobora gukora ibintu byacu. Haleluya. Icyo ushobora kongera gukora ibintu byagenze nabi, lisite yicuritse, nimero wibonaga ugasanga yagiye hasi, mu kazi ibintu byanze bakwirukanye, ubushomeri bumeze nabi, mu rugo utari guhuza n'umutware, abaturanyi ibintu byanze, ibintu byose byanze kugeza no mu itorero. Ukabona no mu itorero hari ibitameze neza, ariko uhagaze mu mwanya wawe hari icyo umukiranutsi yakora. Haleluya. Amen. Haleluya. Hari icyo umukiranutsi w'Imana yakora. Mureke dusome amagambo y'Imana twumve icyo Yobu yavuze, kuri aya magambo, kuko nawe hari igihe yigeze ahura n'ibibazo, imfatiro zirasenywa, ibintu bigenda nabi. turasoma mu bitabo bitatu. Turasoma muri igitabo cya Zaburi, dusome muri Habakuki, dusome no muri Yobu. Kaduhere muri Zaburi ibice 11 umurongo wa 3. Zaburi ibice 11 umurongo wa 3. Haranditse ati niba imfatiro zishewe umukiranutsi yakora iki? Amen. Ikibazo
katwumve Habakuki icyo yasubije kuri aya magambo, kuko yahise asubiza. Akimara kumva iki kibazo hari icyo Habakuki yasubije. Turareba Habakuki ibice 2 umurongo wa 4. Ibice 2 umurongo wa 4, cyangwa se reka duhere ku murongo wa 1 tugere ku wa 4. Igitabo cy'umuhanuzi Habakuki haranditse ati: nzahagarara hejuru y'umunara aho ndirira, kandi nzaranguruza ndebe aho nari numve icyo ambwira. Nuko nzasubiza kubw'icyo nuko nzasubiza kubw'icyo namuganyiye. Maze Uwiteka aransubiza ati: andika ibyerekanwe bigaragaze ku mbaho, kugira ngo ubisomye abyihutire, kuko ibyerekanwe bifite igihe byategekewe, ntibizatinda kugeraho, kandi ntibizarinda kukigeraho, kandi ntibizabeshya. Naho byatinda ubitegereze, kuko kuza ko bizaza ntibizahera. Dore umutima we wishyize hejuru umutunganyemo, ariko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera kwe. Imana itugirire neza. Agace gasoza nakagambiriye cyane, ariko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera kwe. Imana itugirire neza cyane. Amen, amen. Isozereze kuri aya magambo ari muri Yobu. Yobu naho turareba igice cya mbere umurongo wa 21. Yobu igice cya mbere umurongo wa 21 haragira hati: navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, asubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wabimpaye, kandi Uwiteka niwe ubintwaye. Izina ry'Uwiteka rishimwe. Amen. Turebe undi murongo umwe muri Yobu igice 19:26. 19:26 turasorezaho tuganire kuri ayo Uwiteka yashimye. Tugomba kubyumva muri uyu mugoroba. 26, kandi uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana ifite umubiri. Imana itugirire neza cyane. Kugira ngo tufunge Bibiliya zacu tuganire ku magambo y'Imana. Intego y'aya magambo nk'uko nabivuze kandi tunabisomye mu ijambo ry'Imana, niyo maze kubabwira ngo mbese imfatiro z'umukiranutsi zise yakora iki? Fatiro nizo ziba zigize inzu idafite gifashe ntabwo yahagarara. Idafite imfatiro zikomeye kandi zubakiye kuri fondasiyo ikomeye, iyo nzu ntabwo yabiriho. Nubwo wayubaka ubona iriho, ariko umuyaga uje wayihemuza. Ibindi bibazo bije, umutingito uje wayihemuza. Imfatiro rero nzima nizo zituma inzu ihagarara. N'uyu muntu rero, uyu muntu twebwe natwe tujya tugira imfatiro. Kagira urufatiro rw'umuryango, kagira urufatiro rw'umugabo, kagira urufatiro rw'ubutunzi, kagira urufatiro rwa bizinesi, ukagira urufatiro rwa kampani, ukagira urufatiro rw'akazi ukora. Urwo rufatiro ukarurebaho, ugahora uruhanze amaso, ukavuga ati: Mana ushimwe ko washyizeho urufatiro. Mana ushimwe ko wampaye akazi. Mana ushimwe ko wampaye agakiza k'ubuntu. Mana ushimwe ko wampaye iyi bizinesi. Mana ushimwe ko wampaye urubyaro. Mana ushimwe nyinshi ukureba ku rufatiro rwawe. Ariko hari igihe imfatiro zijya zisenya, ugasanga bizinesi irahombye, ugasanga ka kazi wari ufite gakuweho, ugasanga ibibazo biravutse, ugasanga niba wari ufite urufatiro rw'ubuzima bw'umubiri, ugasanga urarwaye urarembye. Icyo gihe imfatiro ziba zigize ikibazo. Ariko Zaburi Dawidi arabivuga, aravuga ngo imfatiro zise
umukiranutsi yakora iki? Habakuki abyumvira kure, aravuga ngo umukiranutsi w'Imana. Haleluya, amen. Umukiranutsi w'Imana azabeshwaho no kwizera. Hereza Imana icyubahiro. Amen. Habakuki mbere yuko avuga aya magambo yabanje kuvuga ngo birashoboka ko uko byagenda kose imfatiro zisewe, naba ndi ku munara, naba mpagaze ahantu Uwiteka yitegereza akandeba, nkamutakira, nkamuganira, nkamuhamagara, nkamwinginga. Aho hantu hari igihe uyu munsi nawe hari umunara waba wicayemo, hari igihe uyu munsi hari umusozi waba uriho, ariko Habakuki arakongera imbaraga, akubwira ngo nzahagarara ku munara wanjye. Azahaba neza, atiyanuje, adaciriye ubusamo. Azahagarara ategereza Uwiteka, kandi arabizi neza ko ibyavuzwe, ibyahanuwe bigomba gusohora. Icyambere gihari ni ugutegereza igihe. Ikibazo ni iki gihe gusa. Haleluya. Umukiranutsi w'Imana azabeshwaho no kwizera. Nugirira icyizere iguhamagara, nugirira icyizere ivugana nawe, nugirira icyizere itumye uriho uyu munsi, iyo ngiyo ntabwo izagutetereza. Haleluya. Bakundwa bene data, waba uri ku musozi muremure, waba uri mu kibaya wabuze ukugira, kibaya cy'uburwayi, kibaya cy'intambara, ikibaya cy'ibigeragezo, ariko Uwiteka uyu mugoroba arakubwira ngo ihangane, gumana kwizera muri wowe. Iyo aduhamagaye niyo kwizerwa, kandi no kubikora azabikora. Hereza Imana icyubahiro. Uyu mugabo witwa Yobu, mpamvu namuvuzeho, byigeze bimugwira, umunsi umwe biramugwira. Imana yamaze kwemerera Satani agomba kumugerageza, ariko Yobu yari umukiranutsi. Haleluya. Yobu yari umukiranutsi, Yobu yari umuntu w'Imana, kuko ngo Satani yagendagenze mu isi abona Yobu. Maze kubona Yobu, agenda ageze imbere y'Imana, aravuga ati ariko Imana iramubaza ati Satani uvuye mu isi, ndetse wabonye Yobu? Tujye dukorera Imana rero, tuyikorere neza, tuyivuge neza, ku buryo Imana itwirata. Amen. Ku buryo Imana itwirata, ku buryo Imana ivuga ngo ku gasozi ka Kameza hafite umuntu wawe. Haleluya. Imana ivuga ngo ku gasozi ka Kameza mafite abantu banjye. Imana ibwira Satani iti Satani we, Yobu wamubonye, wabonye umuntu wanjye uko agiranukira. Satani atangira gutanga ibirego. Satani akunda gutanga ibirego. Karabuzwa n'iki? Satangira kuzura impamvu ko aguwe neza, afite ibyo kurya, afite amatungo, afite urubya. Waramuteye, uramugwiza, uramwagura. Iki cyatuma atakubaha, iki cyatuma atakuvugira. Ariko Imana ishaka kumwereka neza ko imfatiro zisewe, hari ikintu cyabeshwaho mu kiranutsi. Jya uzamura ikiganza nubyumva ubiha Imana icyubahiro birenze. Imana ishaka kwereka neza Yobu, ishaka kwereka neza Satani ko imfatiro yazivuyeho. Abantu b'Imana baba bafite gukomera nuko biringiye abahamagaye. Nuko Satani arasaba ati nyemerera ngende nkore kwa biriya bintu, buriya butunzi, bariya bana ngende mbakoreho, ariya mashyo ngende nyakoreho. Hari igihe Satani ajya dusabiriza, ariko nagusabiriza ujye umera nka Yesu. Yigeze ari kumwe na Petero, Satani amuvugiramo, ariko Yesu arasubiza ngo mva inyuma Satani. Nawe nuhura n'ibigeragezo, nuhura n'intambara, jya umenya ko inyuma yabyo hari Satani, kandi ukwiriye gucyahwa uhamagare Yesu. Haleluya. Ujya kuri karamu uhamagare Yesu, umubwira uti Yesu we, Satani yansabirije, ariko sinshaka ko ubugingo bwanjye agomba kubugenga, sinshaka ko ibyanjye ashaka kubiherana, sinshaka ko ibyanjye agomba kubitsemba. Haleluya. Nuko Satani aramusabiriza, asaba byose. Maze gusaba byose ngo Yobu yiyicariye, inkuru iraza yirukanka. Yobu baramubwira ngo wari uzi ko imikuku
gikomeye. acyumva iyo nkuru hasi indi imubwira ngo ese wowe urabizi neza ko abana bawe aho bari bateraniye mu nzu yo kwa mukuru wabo, inzu umushyitsi uje inzu ikaba ibaguyeho? Ikibazo gikomeye. Yobu izo nkuru arazakira zose, arazakira, ariko Yobu aho gutegereza kava ku Uwiteka, aho gutegereza ko ajya mu bapfumu akajya gucisha, akavuga ngo reka ajye gushaka intsinzi y'ibintu bintu, Yobu yongera kugarura umutima ku Uwiteka. Aravuga ati ariko uko byamera kose intsinzi iri ku Uwiteka. Bakundwa bene data, intsinzi iri ku Uwiteka. Nta handi hantu hari intsinzi iri ku Uwiteka. Imana yaremye ijuru n'isi, niyo wonyine hari intsinzi. Niyo magambo twasomye Yobu mu gihe abantu bari bagitegereje kwaza kuva ku Mana, kaza kwivumbura ko biza kumushobera, kaza guta umutwe. Yaravuze ngo rero navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, kandi nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Abyumva neza? Magambo akomeye. Aravuga ngo Uwiteka ibi ngibi niwe wari wabimpa, ariko Uwiteka ashimye kubyisubiza. Izina ry'Uwiteka rigira gute? Yabwa icyubahiro. Ashimye Imana. Aravuga ngo uko byamera kose ubu jyawe ndiwo. Navuye mu nda ya mama, nta ibyo byose muri kumbwira ngo bindekeshe Imana, binkure ku Mwami, ntabwo bishoboka, kuko n'ubundi narisobanukiwe menya ko nta n'akabizo navanye mu nda ya mama. Uwiteka niwe wanyiriye neza byonyine. Haleluya. Kandi yibuka neza ko ku iherezo azasubira mu nda y'isi nta kintu na kimwe afite. Aravuga ngo nubwo bimeze bityo Uwiteka niba ashimye kwisubiza ibyo yampaye. Ati izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Haleluya. Matungo aragiye, bana baragiye, bibazo bibaye ibibazo, ariko umuntu w'Imana we aravuga ngo Uwiteka niwe wabimpaye, niba byisubije izina ryiwe rihabwa icyubahiro. Azabeshwaho no kwizera umuntu w'Imana, fatira zisenge, azabeshwaho no kwizera. Satani yongera aragenda ajya mu ijuru gutanga raporo. Genda abwira Imana, Imana rero amaze kubona mwawe yaburiye anadutegera ahandi, ibyo murabizi cyane. Agenda aravuga ngo buriya amatungo yiwe n'abana nabonye ntacyo byamubwiye, ariko nyemerera nkore ku mubiri wiwe. Satani n'imibiri yacu ajya yisabiriza, kumva haje umutwe w'igikatu, kumva haje giripe y'igikatu, kumva ibintu bihindutse nabi. Ariko haleluya, Imana yacu ibintu bitubereye maso. Iyarya batwashira, iyarya batwashira, iyarya batwashira, iyarya batwashira. Amen. Ntabwo Imana yacu ishobora kuryama kuko abantu twashira, ntishobora guhumya cyangwa ngo ihunikire kuko abantu twashira. Imana iturebera aho tutareba. Hereza Imana icyubahiro. Nuko Imana ibwira Satani, iramubwira ati Satani we, ntusabye umubiri, ndabizi neza nubwo wakora ku mubiri ntabwo ari bwambeho. Yaramize, arambuze, turabana, arangaza ijwi ryanjye kandi nanjye ndamuzi. Muntu w'Imana kwiriye gukomerera mu bigeragezo, kwiriye gukomerera mu ntambara, ukamenya ko Imana wamenye ari Imana na nyuma ya Yeriko. Kamenye ko ari Imana igihindura amateka, kamenye ko ari Imana imfatiro zisengwe, ijya ibasha kurema izindi mfatiro ibintu bikagenda neza. Imana iramubwira ati, ibwira Satani, Satani we, mubiri nta kibazo,
genda ukore ndaguhaye icyo ngwinye n'ubugingo bw'umuntu wawe. Mana ntabwo izatanga ubugingo bw'umuntu wayo mu maboko ya Satani. Ikintu cyitwa ubugingo cyo Imana igihagararaho ndetse cyane, kuko ubugingo bw'umuntu wayo Imana yabutanzeho amaraso y'igiciro. Ni ikintu gikomeye rero idashobora na gatoya mu maboko ya Satani. Ubugingo ni ikintu gikomeye cyane. Biramubwira tugiye dukore ku mubiri nta kibazo. Niyo mpamvu mujya mubona ibibiri byacu twamaye ukabona cyarwaye, ukabona byagenze gute, twasenye Imana ikabigenza neza. Hari n'abigicyura ariko yagucyura ikarinda ubugingo kugira ngo buzagera hera kugira ngo umuntu wayo azabane nayo muri paradizo. Byose bijya biba. Nuko Satani aramanuka, maze kumanuka aragenda kuri Yobu. Murabizi, tangira kumuteza ibishuti, ngwara ikomeye. Yobu arwara ibishuti, umubiri wose arahinduka, arahindana. Hari igihe natwe tujya duhinduka, Satani akaduhindanya pe. Washaka ifoto y'umuntu ukayibura kuko Satani yamuhindanya. Wagerageza no gushushanya mu ntekerezo zawe ukabona ibintu ntabwo umukurura kubera Satani yamuhindanije. Ariko niba muri iki gihe uhagaze ku musozi ukaba uri kudiringa na Satani, hagarara kigabo. Haleluya. Kandi ukomere ushikame. Uwiteka wo mu ijuru guhamagara arahari kandi muri kumwe. Nuko Yobu ibishuti biraza biramukubita, ararwara, arahindana. Inshuti zitangira kumubwira ati iyo Mana wikomejeho Imana ya bukoki. Mugore aramubwira ati wakiyakanye Imana wenda kuhapfa. Wayihakanye, wayivuyeho, wayitutse, wagiye. Abana batangira kumubwira, abuzukuru batangira kumubwira uti sogokuru wavuye kuri Imana. Hari amajwi menshi azakubwira ngo va ku Mana kubera ibigeragezo runaka, ariko ayo majwi ukayumvire. Jya uyatsindisha kuyabwira uti mva inyuma Satani. Uwo nizeye ni umugabo ufite imbaraga. Haleluya. Amen. Kandi nyuma y'ibi azarema amashimwe. Nuko Yobu nyuma y'ayo majwi yose yumvaga amubwira ati yakaniye Imana, wenda urakira cyangwa urapfukinuke, ariko ureke gutera abantu iseseme, ureke gutera abantu agahinda. Yobu aya majwi arayinira, abasubiza ikintu gikomeye, abasubiza ijambo rikomeye, aribyo twasomye hano mu gitabo. Arababwira ati ndabizi neza uyu mubiri wanjye numara kubona nzareba Imana kandi tutume mubiri, kandi amaso yanjye ubwanjye ngo niyo azirebera uwo mwami. Hereza Imana icyubahiro. Haleluya. Hereza Imana icyubahiro. Yobu arabasubiza ati uyu mubiri wanjye numara kubona. Ahagarara mu kwizera, ahagarara mu kureba mu yindi si, atumbira ibiri mu ijuru, atumbira gakondo. Haleluya. Aravuga ati inshuti nazitakaza, umugore byakanga, abana bo bagiye, amaco yagiye, ariko hari na gakondo di. Haleluya. MTN igikunda kuzana mu bihe bimwe kavuga ngo MTN tombora, abantu bakandika za SMS bakohereza kugira ngo batombore. MTN kavuga ati rero mu bihembo bihari twateganyije amakarita yo guhamagara, twateganyije amapikipiki, twateganyije amakarita yo kujya Dubayi, twateganyije inka, bakavuga byinshi bateganya. Ikora akantu bajya bavuga kenshi, bakavuga ngo igihembo nyamukuru ngo twasizeho inzu cyangwa bakavuga imodoka. Ikindi kintu icyo nshaka kuvuga muri ibi, hari igihembo nyamukuru ku muntu w'Imana. Haleluya. Hari ubwami bw'Imana, hari gakondo y'Imana, hari ukuzabana n'Imana. Icyo nicyo gihembo nyamukuru. Ibyo twasiganirwa byose, ibyo twakora byose, uko byagenda kose, hari igihembo nyamukuru tugomba gutumbira. Turi mu bibazo, turi mu ntambara, ibintu byacitse, ibintu bitameze neza, jya utumbira Yesu uzabanaho. Haleluya. Kandi hari gakondo nyuma y'ubu buzima, hari gakondo abera bateguriwe.
ibyano mu isi bishobora kwanga bikanagendana nawe, ariko umuntu w'Imana twizera neza ko tuzimuka mu isi tukagenda iwacu. Haleluya. Ngaheza twubakiwe n'Umukiza, niko wa muririmbyi yabivuze ngo ku Mana yacu hari amazu meza yateguwe akayangana, kandi na Yesu yasize abivuze muri Yohana, abivuga neza ngo reka ngende, ariko abo ngiye kubategurira aho muzaba. Atunoshera akana tukwadatariye amazu menshi. Haleluya. Ngo ariya mazu yateguriwe mwebwe nimuva muri isi y'imibabaro, ngiyo abaganga nabyo mbabibabwiye. Haleluya, haleluya. Amen. Ariko imfatiro z'umukiranutsi, yewe ibyo kurya byabuze, mu rugo ibintu byanze, mu baturanyi ubuzima butameze neza, amajwi ya Satani yahagurutse, mu kazi lista yicuye utari kwibona kuri liste bagusezereye, uburwayi bwaguteye, ibigeragezo by'ubwoko bwose byaguteye, bakwibye moto yawe cyangwa imodoka, ibintu byacitse, haracyari ibyiringiro. Umukiranutsi w'Imana azabeshwaho no kwizera. Haleluya, haleluya. Yobu yabinyuzemo, ariko amaze kubinyuramo aravuga ngo uko byagera kose niringiye ko umukiranutsi w'Imana azongera kubaho kandi azongera gutora, kandi birenze kuri ibyo hari na gakondo yerekezamo. Haleluya, haleluya. Amen. Bakundwa bene data, rero turi abana b'Imana, tugenda muri iyi si tugende nk'abana b'Imana, twitware nk'abana b'Imana, kandi Uwiteka Imana ari mu ijuru abe yadutangiraho urugero, nk'uko yavuze ngo abwira Satani, tubonye umukiranutsi wanjye Yobu, natwe Uwiteka tumutunganire, tumukiranukire, tumukorere ku buryo yadutangira urugero, ati wageze Kabeza wabonye abantu bawe, dutunganire Yesu kandi tumukorere, tubigendemo neza. Uko byamera kose, nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, kandi hari amazu meza yubakiwe abana b'Imana. Amen, amen. Uyu mugoroba rero, niba uri ku gasozi, nuba uri ku kibaya, niba wicaye ameze nko ku munara, ku kanunga, ibintu byacitse, ibintu bitameze neza, ahari hari ibyifuzo byinshi, umaze iminsi usengera, ubona ibyo Imana yagenza neza, ubona hari ibyo Imana yatunganya, hagarara ku munara wawe neza. Haleluya. Hagarara ku munara wawe neza, ukomere kandi utegereze idashobora kubeshya, maze bwira Zerubabeli uti, Zerubabeli mwana wawe, humura, iyo misozi ubona imbere yawe zayikura ugenda haringa. Haleluya. Bagabo bene data ba Kabeza, nimukomere kandi mushikame ku Mwami. Babyeyi bene data ba Kabeza, nimukomere kandi mushikame ku Mwami wacu. Rubyiruko tuteze umusaraba ba Kabeza, cyangwa n'abashyitsi bateraniye ahantu babasha kumva amagambo y'Imana, imfatiro zisewe zikuweho, umukiranutsi w'Imana azabeshwaho no kwizera. Haleluya, haleluya. Amen. Imfatiro zisewe zitakiriho ibintu byawe, kuko wagiriye umugisha k'Uwiteka uzabaho. Haleluya. Uwiteka azatanga ibyo kurya, Uwiteka azatanga ibyo kunywa, Uwiteka azongere arembe. Jambo ry'Imana rirambwira ngo iyo Mana niyigira icyo ikora ikakirema kandi ikagikomeza. Haleluya, amen. Yego ibintu byanze, ibintu bitameze neza, dufite Imana igira ibindi irema kandi ikabishyiraho kandi ikabikomeza. Muhagarare neza ku masezerano yonyine, iyo abahamagaye niyo kwizerwa, ntabwo izabatemba. Mugume gusa mu kwizera, mube ku munara neza, muyirindire. Hari ibyo izaza gukorana namwe, izaza ibagire neza, kandi bose izaza ntabwo izatinda. Haleluya, amina. Ndi umukozi w'Imana umwe ari kugenda, ngagera ngo ku musozi, amaze kugera ku musozi muremure, arebye hirya no hino,
aravuga ati se ahantu bimeze bite gutabarwa kwanyu ndagukura ko ndikuraranganya amaso nkabona nta gutabarwa mbona nkabona urugendo ni rurerure ariko nashaka amaherezo nkayabura nuko aravuga ngo gutabarwa kwanyu guturuka ku Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi. Ntabwo gutabarwa kwacu kwaturuka ku bantu, ntabwo bishoboka. Ntabwo gutabarwa kwacu wagushakira hano mu bintu byo ku isi, ntabwo bishoboka. Ahubwo gutabarwa kwacu guturuka ku Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi.